yagiye ku rugamba yatabaye Saduraka Meshaki n'Abedenego iyo naho yagiye iracyahari yatabaye Daniel ari mu rwobo rw'intare yatabaye abarinda bari bwicwe yatabaye Morodekayi ku irembo ry'ibwami iyo naho yagiye iracyahari yatabaye Dawidi kamugira umwami yatabaye Aburahamu kamuha Isaka yanyijije amavunji kangira umugabo iyo naho yagiye iracyahari uko yakoraga kera na n'ubiri mu kazi ibyo yavuze no kubikora bikora. Iyi ndirimbo harimo isengesho rivuga ngo Mana yanjye ni wowe niringiye ne gukorwa n'isoni abanzi banjye be kunyishima hejuru. Iyi ndirimbo tumaze kuririmba reka mvuga akantu gatoya muyobo ndi gato iwacu mvuka muri Nyabingi ariko Yesu agira neza we ariko Mana we ariko Yesu we twabayeho turi abakene bo mu rwego rwo hejuru nemora ya mbere iyo bajya mu isoko ryo gutsindira abantu babakene mu Rwanda hari umenya twari kuba bambere ariko noneho igihe kimwe mama ajya guhingira ivuza avuye ahahoze hitwa komine Cyumba akajya hahoze hitwa komine ya Mukarange akajya guhinga tukagira ngo ari buza n'ibindi biryo byiza cyangwa amafaranga akazana ibivuzo mu kadobo tukabirya saa sita na nimugoroba ariko Imana iragabura we yo haleluya. Hanyuma aho ngaho naho birangiye akajya afata icyemezo cyo kujya ajya kwiba akajya ajya kwiba noneho akajya kwiba nijoro hari ahantu yacaga mu ishyamba rya hari impamvu mbyinira Imana nawe asubiza amaso inyuma tapestiene monekitayama yo haleluya. Hari ibintu Yesu yakoze hari ibintu yakoze kandi ntago yerekeyeho gusa ahubwo icyangombwa nuko yatsindiye isoko ryo kutureba. Oh haleluya haleluya. Dushimiye Imana yahabaye muri uyu mwaka duhereje inyuma. Oya Imana yarahabaye cyangwa ni yahabaye? Yahabaye. None se nta bintu yakoze tugiye kurimbana indirimbo ivuga ngo Uwiteka niwe ntwari ku rugamba. Ariko yarahakubereye cyangwa ni yahakubereye? Twibutse iminsi ya kera tuyongere cyubahiro haleluya. Ndashimira Imana yo mu ijuru yahabaye yaraturinze wibuke ko hari abantu bapfuye benshi cyane ariko ugasigara. Dukwiye gushimira Imana. Tugiye kurimba indirimbo ivuga ngo Uwiteka niwe ntwari ku rugamba kubera ko ari ubwa mbere ngeze reka mbivuge. Hari igitero gihera kivuga ngo yanyijije amavunji kangira umugabo iyo ngiyo naho yagiye iracyahari haleluya. Ngewe ubundi wacu se Kigali mvuka mu majyaruguru nigeze ndwara amavunja arazamuka namenye ubwenge nsanga ndwara amavunja arazamuka ava mu birenge arazamuka agera hejuru agera mu nkokora bakajya bamanduza urwembe. Nagendaga nk'ikirema ntago nari nzi ko nzaba muzima ariko ndashimira Imana ikiza amavunja haleluya haleluya. Imana yandebeye aho ntabasha kureba ku birenge byayo niho natabariwe nawe uyu munsi niho utabarirwa mu izina rya Yesu haleluya haleluya. Imana iduhana umugisha reka tuyiririmbe. Ndabiza amasaha y'ikigeni asigaye yihuta nk'amezi y'abapangayi ariko reka twihute yongera amashyi menshi cyane. Reka mvuge gukomera k'Uwiteka reka mvuge imirimo yo waducunguye niwe wakuye Abisiraheli muri Egiputa abambutse inyanja itukura barumirwa yarebye Abanyegiputa bacikamo igikuba yihesha icyubahiro biramenyekana maze n'Abisiraheli bageze hakurya barambura amaboko yabo bararirimba none mureke mubyinire mushimire hari ibyo yankoreye nanjye ndabyibutse. Nawe niba ubyibutse mwongera amashyi menshi cyane. Reka mvuge gukomera k'Uwiteka reka mvuge imirimo yo waducunguye niwe wakuye Abisiraheli muri Egiputa abambutse inyanja itukura barumirwa yarebye Abanyegiputa bacikamo igikuba yihesha icyubahiro biramenyekana maze n'Abisiraheli bageze hakurya barambura amaboko yabo bararirimba none mureke mubyinire mushimire hari ibyo yankoreye nanjye
Yesu aranyambika niyo mpamvu nanjye nzahora mutambira abagabo n'ababyeyi mu mutambire abasore n'abakobwa mu mutambire ibuka cya gihuri kwa muganga bikomeye Uwiteka yarahabaye maze aragukiza igihe wari ufite intambara n'amakuba menshi Uwiteka yarakurwaniriye bikomeye aho mwibuka ibyo yabakoreye cya gihe muhaguruke mubyine mumushimire hari impamvu nanjye mbyinira Uwiteka nuko yambabariye ibyaha indi mpamvu nanjye ndirimbira Imana nuko yangaburiye nshoje nari nambaye ubusa maze Yesu aranyambika niyo mpamvu nanjye nzahora mutambira abagabo n'ababyeyi mu mutambire abasore n'abakobwa mu mutambire ibuka cya gihuri kwa muganga bikomeye Uwiteka yarahabaye maze aragukiza igihe wari ufite intambara n'amakuba menshi Uwiteka yarakurwaniriye bikomeye aho mwibuka ibyo yabakoreye cya gihe muhaguruke mubyine mumushimire Uwiteka niwe ntwari ku rugamba kuko yakuye Abisirayeli muri Egiputa yafashe ingabo za Farawo n'amagare yabo abiroha mu nyanja birarengerwa yarwaniriye Dawidi ku rugamba yica Goliyati amukata igihanga yazuye Lazaro amaze iminsi ine mu gituro abari bateraniye aho barumirwa ibuka nawe ibyo yagukoreye cya gihe uhaguruka umubyinire umushimire yatabaye Abisirayeli muri Egiputa ikabana na Gideyoni ku rugamba yatabaye Saduraka Meshaki n'Abedenego iyo ngiyo naho yagera cyahari yatabaye Danyeli ari mu rwobo rw'intare yatabaye Abayuda bari bwicwe yatabaye Morodekayi ku irembo ry'ibwami iyo ngiyo naho yagera cyahari yatabaye Dawidi kamugira umwami yatabaye Aburahamu ikamuha Isaka yanyujije amavunji ikangira umugabo iyo ngiyo naho yagera cyahari uko yakoraga kera na n'ubu iri mu kazi ibyo yavuze no kubikora izabikora yatabaye Abisirayeli muri Egiputa ikabana na Gideyoni ku rugamba yatabaye Saduraka Meshaki n'Abedenego iyo ngiyo naho yagera cyahari yatabaye Danyeli ari mu rwobo rw'intare yatabaye Abayuda bari bwicwe yatabaye Morodekayi ku irembo ry'ibwami iyo ngiyo naho yagera cyahari yatabaye Dawidi kamugira umwami yatabaye Aburahamu ikamuha Isaka yanyujije amavunji ikangira umugabo iyo ngiyo naho yagera cyahari uko yakoraga kera na n'ubu iri mu kazi ibyo yavuze no kubikora izabikora Uwiteka niwe yakuye Abisirayeli muri Egiputa yafashe ingabo za Farawo n'amagare yabo abiroha mu nyanja birarengerwa yarwaniriye Dawidi ku rugamba yica Goliyati amukata igihanga yazuye Lazaro amaze iminsi ine mu gituro abari bateraniye aho barumirwa ibuka
haleluya haleluya tumwongera amashyi menshi cyane Yesu taya mandola stiene monekita haleluya